ariko mbona umuntu w'inanga atinze kugaruka baracyari muri konje nze mumamagara numva ibye ega ahantu heza we mwana we Siko waje gutura ahantu heza nakumva reba ikirere reba ukuntu rino juru rikeye reba bino bicu by'urunyuranyumbya bigiye binyuzemo mama we sha ndabigugabiye nuko cyanya ne byose siko ruva nemera ivanye kandi umuntu w'inanga sinzi ibintu asigaye arimo tu wabona ateye ukina business muri business zanjye nintahaguruka ndashiduka mpirikiye business uretse ko ibyo ndaza kubyigaho reba kino kibaye ukuntu kimeze reba buno bwatsi bumeze neza urumva sahegumira bivugwa se ntago muretse ko nyine bitashoboka nyine kubera iki bese reba ubuse akazi se nagasigirana n'akazi mfite aya manene wahegumiye se hari ikibazo tukigumana kwanya wenda ntukajye urabona ukuntu twitegera uriya mu Rwanda reba ukuntu ari urwererane shenge ndabibona nibone y'urwererane irayizi Rwanda y'Irwanda ungabire ikirere gisa gutya umutima urusheho gutuza mana yaduhanze ikaduha gukunda no gukundwa nego nagiye kubwira nego urya muhanzi no kuririmba uri umuhanzi mbega ngo se twe ubuzima bwacu ari ubwo ngubwo nyine abindi uranshimishije nibyo urishimye cyane utano nzagushimisha kurushaho uzankorera iki ibibaya ikirere nzaguhimbira igisigo nzaza twicare hano nzakigusigira nyiguture nyine uzishima niwumva unyuzwe ntago mbisi nawe wenda uzahita uhimba kandi cyangwa se uzaririmba hari ibi sha reka umuntu ashaka aho yicara be Jado karame papa ngeno hano ari imitabye papa agara tuganire Jado mwana wanjye nari ngwambaye kugira ngo baze ukumerewe ukomeze mbese meze neza nta kibazo kwishuri biragenda papa kwishuri biragenda rwose cyane kandi ndabashimira uburyo mwitanze mukanzana hano ikindi kandi ndabasaba imbabazi ku bw'ibibazo nabateje hano mu rugo oya nta kibazo buriya nzishima numve naruhutse ariko mbonye wawe umugabo ushoboye kwibeshaho kwitunga akumva ndadi kandi mwana wanjye ndagukunda iyo ukomeza wige neza ndajya nkomeza nshyiremo imbaraga papa uzaba umugabo ushobora kwibeshaho kwihahira ukagira ubuzima bwiza mwana wa kandi umbabarire mubabarire niko gafara ubu uyu nguyu uremengutishije umwana wawe iki kinyendera ngo ni Jado munene
sha wakwigumiye hano tukigumanira. urumva uko kurumva nabishobora koko Kubera ikizi? ega nyabe urira umugore umwe mu bagore nubaha kandi ku buryo rero ntapfa kukubwira no kukwigiraho ko nibonye kose ese uko urumva bishoboka Manuel erega jya wibuka ko wabaye mabuja ukampakaza urumva kuko natinyuka mabuja kubera iki sunteye ubona ndi umugore utinyitse ku buryo tutabana ko tutakumvikana tukatuganira nyine nakubwiye kuri mabuja ndabyumva kandi ntago napfa kukubaho kuko mbonye rwose ntago bishoboka nibyo nyine ntiwakwiteza umugore ufite umwana nkanjye ubundi se ntabwo ariyo mpamvu ubundi se utwana dutoya ntitukiri udukobwa dutoya ntituriho kunyabera nsitse mukira yakanyagwa nyabera ntabwo ari icyo nashaka kuvuga rwose wirakara nta twana duto mfite cyangwa se abakobwa batoya mfite sibyo ariko se akataho wibira n'ukuri sikaho ntabwo ndi urumva humura ariko nyine ariko se hagati aho ngaho ubundi umuntu waguhemukiye ninde uri kuvuga ntabwo ari ngombwa ko ugomba kumenya Kana Antoinette sinakubwiye ko umutima wawe wirabura nk'ijoro niki umwana gutwaye niki muha na Kristera wacu Nese ko ushaka kubanganya barangana none se tuvuge yuko hari icyo wabuze ukaba umushiye ko wari wakibye none tuvuge yuko uwabuze icyo umuha kubera ko ari we waje ibyo akemera muri no rugo wumva nicyo gutwaye ngeje dose mushaka hano ariko agafara ubundi buri umugabo cyangwa nge nahingana mu rugo rwanjye nta soni uriko kwa kinyandaro ntabwo ari utumye nkubitwa ntabwo ari wowe nta n'isoni nyabe ndakumva Manuel uzi neza yuko imyaka yose maze nta mugore ngira ndayizi suko ntari mukeneye suko nanjye ntatunga umutima ukunda naye ndawufite ariko nawe uzi neza ibibazo nahuriye nabyo mu rukundo ku buryo nakomeretse ntibyakunda rero kongera kugira undi muntu nababaza binyuze mu rukundo ikindi kandi namaje kwegura umutima wanjye nawe ugize nk'ituru se naho nawe utambye kugira ngo ngire abandi nkize niyo yaba umuntu uretse ko ubu ngubu ngewe majije kurenza benshi none rero nyabenda icyifuzo cyanjye ni ukugira ngo nibura nzabone wongeye guhura n'umuhungu wawe ukunda kuko nibyo byampa gutuza nibyo byampa kwishima kandi rero kubera yuko n'ubundi numva ubuzima bwanjye butazabaho igihe kirekire numva nta mpamvu yo kwirwa niteranya no gushaka kugira ngo ntazagira uwo nsigara imfubyi cyangwa umupfakazi unturutseho mukuri nyabe mu rukundo navuye kubera iki se Manuel ndakumva nyabe ariko uzi n'ibindi umva mvira aho ugende mvira hasi ko se mana we ariko umwana kuko wampoye iki koko urahade urabeza agapfa amakuru yawe ariko ugiye mu duki muri iyi minsi ra ade muri minsi akazi ni kenshi cyane mujye mu kubaka
umwanya byatuma umwanya ubura ndimo ndubaka uri kubaka he urabona iriya nzu ari mu isantere ari ku Murehe iriya nzu nini ihari iriya ni iyanjye yose ko n'andi mfite andi mazu abiri Kigali ndi kubaka mu mujyi wa Kigali urumva umwanya kubona umwanya rwose hariya kuri twatuzu duto twari hariya ni wowe wabimuye se ni njyewe urabona hari inzu nini nyine bwa buto bwavuyeho yani ngiye ndi kwiba hako Gafara uzi ko utari mugenzi wacu amazu abiri muri Kigali ubwo se wafashe inguzanyo ingana iki reka nta by'inguzanyo ibyo nkora bima amafaranga menshi nta ndetse kwiteza inguzanyo muri banki na stress zazo Gafara yewe wawaye akaya ndirimbo waga umugisha burya uravukanwa umugisha burya ni nk'ingabire ab'Imana yahaye barawuvukana bakazarinda bawusazana ade uzi kurimba burya gusa nuko numva uri kurimba indirimbo z'inyoro gusa none se Gafara naririmba iki kindi kubona abahingaga umugende bagendera mu ndege wowe ugihinga wa mugende nta ntege ukigirira abo mwagendanaga bakakurenga nta n'umwe ukurengeye Gafara ntitwari urungano ariko de uzi ko buri bishatse nawe nakurengera wandengera ute Gafara ubishatse nakurengera aha Manoyine ndakwinginze umbabarire pe gusabye imbabazi kuko ibi bintu ngiye kukubwira nta muntu n'umwe wigeze ubimbwira yewe n'uwa ntenda ya Jado ntago yigeze icyo namushakagaho icyo nashakaga hanini ni urukundo ariko ntarwo nabonye none rero urukundo nari ntegereje narubuze ndureba umutima wanjye wongeye gukunda ubwo wambwiraga ko ari wowe wankije ari wowe watumye bagutumye kunyicurankiza ngira umutima ugukunda none ndakwinginze erega nibuka ukuntu data yatawe mu manga akana rimwe gusa nta muntu n'umwe washoboraga kumukiza cyangwa se ngo amurengere njye rero nafashe inshingano yo kugira uwo ndengera niyo yaba umwe kandi ntawe ndenganya icyo niyo ntego yanjye shaho urakoze cyane nyine buri gihe uko duhuye mbona wabaye mwiza wabaye akana sibonye ngo Daniel ntabwo ari uwawe uruvuze oya ntabwo ari uwawe kabisa ako Gafara ushaka kugera ku iki ubu igihe cyose tumaranye nibwo ubonye ko ndi mwiza ariko abagabo we ahubwo reka nigendere tuzasubira nase nkubwiye nabi oya reka nigendere Gafara nako ndibutse ariko Gafara Manoyine nanga ko ntamuheruka ari ino cyangwa yarimutse ariko aramutse yarimutse namenya yuko ibibera ino byose abyihishe inyuma Manoyine nanga we ntago nzibye ariko se
sinumva bava ko ngo afite sheri we yenda kurongora ko ari we yagiye kumureba ahari wasanga wenda yageze agahita amurongora bakaguma mama y'inanga arongora yewe nta bitagira iherezo igihe kiragera buri wese akagira igihe cye yewe gafara ngaho reka ngende tuzasubira ariko rero nzashaka tuzaganira cyacu ni ikibazo nkoresha amafaranga yanjye nzakugira wa mugore uretse wa mugore turi imbere sha uretse warakoze cyane kuko ufite ikirenze icyo nagushakagaho ariko ndakwinginze mbabarira ngo usabe ikintu kimwe kandi cyoroshye cyese kandi nyawe basi unyumve wenda umbeshye ku nkunda birahagije sibyo mano mbabarira manena umbeshye pe ndakwinginze ubeshye ko ngukunda rwose byaba bihagije ariko nta muntu wigeze umbwira ijambo nk'iryo nyawe ndakumva mano sinakubeshya sinshobora kubeshya n'umunsi n'umwe kereka wenda ngiye kubikora hari umuntu ngiye gukiza nyine nawe urabyumva ni nkaho wakijije umuntu ufite hamuri bamutera agashinge agahita akira mbese nko kuba ufite umutima wumye ugahembuka basutseho utuzi nyine nawe urabyumva ugahembuka urumva bwo waba utankijije se Surprise! Back to school! Yes. Ndishimye cyane. Ariko yawe mama wataraza. Tugiye kujyana kwiga kaminuza umwaka utaha. Dani nyine nta kundi namaze kubyakira kandi nta kundi byari kugenda ariko nyine njye ntabwo kugeza no ntabwo nemera ko mama yapfuye mba numva mama akiri shano kagikati yakagukabya nawe bari byo wihangana ubyibagirwe n'ibyo bigomba mba numva akiriho nyine ari ahantu akintekerereza urabyizeye ariko Dani ndamutse menye umuntu washimuse mama